iyo ushatse kuzimiza ntabwo uvuga ngo iyi ni mikro ushobora kuyita ikindi kintu ariko akaba ari mikro nyine bigaragara ko ari mikro. Yego. Nk'ubu umuntu ashaka kumbona hano kuri kamera z'amashusho TV ntabwo ndi ihene. Yego. Ariko izina Nyagahene ni izina Nyarwanda. Yego. Nigeze kuyoba umva naragiyeho kugira ngo njye Iburasirazuba nkajya Iburengero bwaryo baranshaka barambura. Niyo mpamvu ubonye ndi kurira kuri kamera kandi kuri njye ntabwo bisanzwe. Ikindi cya kabiri hari abantu njye bashobora kumfasha. Wabonye ko n'inkweto nambaye. Inkweto ntazo. Nambaye ibirenge. Yego, n'inkweto ntazo. Kandi uri umusitari, ipantaro yaracitse nabyo tubyongere. Komeza tubwire process kugira ngo bigire kuri achievement. Okay, no kuvuga ngo kila mana kimara kubibona yahise anshakisha. Hasi hejuru abariza kuna nitumanaho nari mfite. Yego. Yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kumbona. Ahubwo nanibagiye gushimira Emi nawe urebye ni nkaho ari we Emi nyawe niwe batumye kugira ngo niwe communication. Twabonye wari wambaye ibirenge nyakubahwa none wambaye costume. None se ukeka ko umuntu yantumyeho yaje imbokoboko? Muri segonderi hari ikintu waba warakoze ukavuga ati iki kintu nanjye nkoze nacyo gishobora kuzankoraho? Ni byinshi ariko kimwe ndakibuka. Ninjye wari ibindi ni iki? Cyangwa ipantaro. Reka nkubwire njyewe ankundiye agahinduka akaba umuntu uri straight gutyo ku murongo. Ni Imana ndabizi njye Imana ibishigikiye. Umwaka umwe Nyagahene yaba ari kuri level yo gukorera miliyoni ku kwezi. Ariko umunyeshuri wese wambonaga yavuzaga induru. So uko gahunda izina ritangira gutyo. Izina ryatangiriye aho gutyo mu kigo. Noneho tuza gukora filime ya mbere yitwaga ntawe umenya aho bwirageze. Twinjira muri filime. Mu kigo hari ukuntu umuntu agira dega akakundana n'umwana w'umukobwa. Hari umwana w'umukobwa mwigeze wowe umuntu avuga ati aho amubonye agahita akeka ko ari huri. Nakoropye bloke zose ukwezi. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mukobwa wanjye yarazaga papa akaza akamugurira fanta akigendera. Rero ibyacu twasoza amuherekeza agataha. Hari ikintu gitangaje gimwibukiraho? Nta n'igihe kinini tumaze dukorana. Yego. Ejo bundi yaranshimishije cyane. Kagira inkuru rero. Uwitwa Mitsutsu muramuzi? Mitsutsu? Mitsutsu yaranshimishije ku buryo na n'ubu ndacyabitekerezaho nkaraseka njye ubwanjye. Uryamye? Ndyamye cyangwa nicaye aha ngaha ndabyibuka nkumva ndasetse. Nigeze kusa n'ubikomozaho kare ariko tuvuga ko tubigarukaho. Yego. Ubu ngubu Imana imumugisha cyane. Kilaman. Ubu Kilaman niwe manager wanjye. Ukundeba gutya. Ni nkuko wabona umuntu agiye kugwa mu rwobo. Ukamuzamura ukamuvanamo. Yego. Niwe big up. Imana ikomeze imwongerera imigisha kandi imuha imbaraga zo kugira ngo akomeze kuduteza imbere kuko sinanye njyenyine. Hari n'abandi benshi agenda agirira neza. Kandi hari abakobwa bafite amafaranga bashaka kuvuga ati twebwe abo bakobwa bafite amafaranga. Yenda umuseribateri. Icyo ngicyo ntabwo ari ibanga. Amafaranga. Yaba mugufi yaba muremure. Afite amafaranga nawe byo byiza kurushaho. Yego. Niko babimeze. Diaspora nta kibazo. Ntibari kudukurikira. Ahubwo Imana ibaha umugisha. Niwabona ko bakeneye gushakana ugiriye yerekwa azatwandikire muri comment mu by'ukuri rwose ari tayari agira urukundo. Ndabeshye? Nabyo ntago beshye rwose kuko ntarugize ntago nabikuba ndi hano. Yawe Burundu.
bimwe na bimwe bigenda bipfa ibindi bikazamba ariko tugiye ku niyo ko njye mvuga ni I'm back. Yes. Je suis de retour. Ubu ndagarutse kandi ngarukanye imbaraga ku buryo ngiye gukora ibintu kandi kuko mfite support. Yes. Nanone bigaterwa n'umuyobozi ukuyobora. Nk'ubu nk'urugero nka Kiraman afite ukuntu asobanurira umukinnyi. Yes. Kwari gukora ibwitware. Yes. Kwari bwiposition imbere ya kamera. Uko ari kubera ko baba ubundi bamwitwa daddy. Daddy. Urumva rero papa wawe yakwigisha ikintu yakubwira n'umukoresha wanjye na manager wanjye ko hari igihe ushobora no kubitubwira kwanza nanabonereho umwanya wo kubwira abadukurikiye cyangwa se abakurikiye amashusho TV umuntu wese uzakenera Nyagahene yaba ari ukuganira nawe yaba ari ukumukinisha yaba ari gukora iki agomba kubanza kunyura kuri manager Kiraman Empire. Kubera ko ngewe ubu ngubu niho merereye nawe bya contrat byo iryo nibanga ryanjye na manager. None se byibuze ashobora kujya mu nse byose barabifite. Yego. Haba ibijyanye na script birahari, haba ibijyanye na directing birahari, haba ibijyanye na byose urebye birahari. Usibye wenda ko ngewe umusanzu wanjye singiye ni ipantaro ufite yonyine. Iyi ngiyi yonyine niyo yonyine. Ni ipantaro ugira yonyine birakonyine gutyo n'agasengeri karimo n'akabox nta bindi nta yindi myenda ugira. Nta kubeshyira iki nashi n'amaguru nambaye ibirenge n'ipantaro imwe n'umupira umwe aho ngize amahirwe mpura nawe wowe kabyarawe yego umfashe ongeze ku bantu banyumva nabo bamfashe abanyarwanda baguhamagara haba ntayo mfite nta telefone ufite waba ufite telefone ukabura inkweto cyangwa ipantaro reka nkubwire njyewe ankundiye agahinda amafoto meza filime documentaire kuzamura imbuga nkoranyambaga YouTube Facebook Instagram n'izindi nta handi wabisanga atari kuri Hospa Picture. duhamagare kuri 078 54 70 605 Kigali. Jamani nizere ko rero mumeze neza abari muri iki gihugu turi mu gihugu cy'u Rwanda ariko nizere ko nabandi bari hirya no hino y'u Rwanda nizere ko mumeze neza mwe mudahwema kudukurikira mu biganiro tugenda dukora bya buri munsi kugira ngo namwe mubashe kubikurikirana. Mu by'ukuri rero ntagiye kurereka mbanze nsuhuze abantu bakunda kudukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda mwicecekeye. Reka mpere ku bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo n'abari mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane cyane. Ariko hagati aho ngaho abakunda kudukurikirana mukanabasha kudutiza uwo mwanya mugakanda kuri subscribe, share na like na comment nizere ko meze neza. Rero imbere nkuko muri kubibona ku jisho rya kamera twatumiye umutumirwa kuri ubu ngubu mbona wahindutse cyane bamwita rero Kayitaba Emmanuel. Nta muntu utamuzi mu by'ukuri yakoze ibintu byinshi cyane muri sinema nyarwanda ni umunyabigwi. Tuvuze ko ari umunyabigwi ntago twaba tubeshye cyase ntago twaba dutandukiriye kuko hari amafilime menshi yanditse hari ya directinze mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. So rero uyu munsi turi kumwe nawe nyuma yuko aje kugirirwa ubuntu ni nkoko navuga ntukihebe. Kayitaba ndabeshye ntago ubeshye umeze ute rero urebeye inyuma n'amaso araguha warebamo imbere nabwo birenze iby'inyuma hari impamvu yabyo mu by'ukuri uyu mucyo impamvu ni iyihe kubera Imana nari ejo bundi ukuntu nari imeze ntabwo ari ikomeza uyu munsi. Ndanagushimira mu by'ukuri uyu munsi watwigaragarije nk'undi muntu mu mavuta mashya ntarajya kure cyane
hari video maze iminsi ndi kubona iri guca ibintu hano hanze, mu by'ukuri wari urimo uratakamba uvuga ati mu by'ukuri Nyagasani mumfashe abantu kuko narakoze. Nanjye ariko ndatekereza ndavuga ati kuko Nyagahene ibigwi yakoze abantu benshi baramuzi kuva kera. Hajya buriya mwatangiye filime ya mbere wakiriye 2002 kuva 2002 ndavuga ati umuntu wakoze iyo hiti na noise saha yakabaye ari gutakamba, ariko ndi kubona mu by'ukuri naravuze ati Imana imfashe Nyagahene hagira ikintu gihinduka. Nyagaye ubu ngubu rero bahehute ubu ngubu nkuko natangiye mbivuga ndiho neza. Ndiho neza uko iminsi igenda yicuma ibintu kugenda bihinduka, kandi urabizi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Yego. Uko umuntu asuye umunsi ejo bishobora guhinduka. So nanjye nuko biri kungendekera, kuko nagiriye ubuntu ngira n'amahirwe, turaza kubigarukaho. Tutari twajya kure rero kugira ngo dute twanzika. Ubu ngubu iriya video ikigera hanze ninde muntu wa mbere waguhamagaye? Umuntu wa mbere ahubwo uretse no kumpamagara, ahubwo we yakoresheje imbaraga hasi hejuru kugira ngo abashe kongeraho. Kuko icya mbere nta tumanaho nari mfite. Yego. Cya kabiri nari meze nk'umuntu uri muri zagarazagara. Cya gatatu we yakoze uko ashoboye kose, atuma abantu benshi, kubera ko abafite akazi kenshi umwanya ko ari mukeya, gusa bo yatumye baramutumikiye abasha kumbona, nanjye turabonana. Ayo ni amahirwe ya mbere ko yarabigizemo, yabishizemo imbaraga kugira ngo tubashe guhura tubonane. Ibyo nabyo ndabimushimira cyane. Uwo muntu reka tubanze kwanza size nkaho tumubitseho gatoya. Ubu ngubu kano kanya tuvuga ni ngambo ufite nizihe? Ubu ngubu ndagira ngo banze nkora impinduka. Impinduka mu buzima busanzwe, kuko kwanza ukiri naho nkuciye mu ijambo ho gatoya n'ubwa mbere. Nje nabivuga nk'umunyamakuru ukoze ikiganiro, wenda n'abadukurikiye bari buze kutujaginga, bari buze kuvuga nimba koko mbeshye. N'ubwa mbere ukoze ibitandukaniro, ni itandukaniro ukoze, wambaye costume nziza. Nibyo nakubwiraga, iyo umuntu agize amahirwe agomba nawe kugira umwanya wo gushima. Yego. So niba icyo gihe warabonye iyo video yo gutakamba, hari n'ibindi bikaze byajeho, hari ibindi bikaze byajeho, ariko gusa byambayeho. Yego. Kimwe nuko byabaho no ku wundi. Yego. Ariko gusa hano hanze hari abantu bafite umutima ukomeye, banareba bakavuga bati, bagashishoza bakavuga ati reka tugire icyo dukora kuri iriya situation cyangwa se kuri uriya buryo umuntu runaka arimo. So wenda turaza kubigarukaho. Yego. Costume ahubwo nta nubwo nzongera nzajya nzihinduranya buri gihe. Mvugira ngo Imana ni nziza cyane rwose pe. Twari twihuse cyane rero, kubera ko impamvu nari mbivuze gutyo ni akamwenyu, ni n'ibyishimo ku badukurikiye, wenda nabo bazatubwira muri comment pe. Ni impinduka zigaragarira amaso mu by'ukuri, nshimira n'umuntu ubiri inyuma. Ariko twari twihuse cyane kubera ko nyine abahuye badaherukana, kuko hari ikintu kiba kirimo cyinshi. Ariko ubundi Nyagahene ni muntu ki kugira ngo wenda n'ababonaga iriya video iri gucikikana ko kubicisha amatsiko? Usanzwe Nyagahene nkuko abantu babizi banabivuga, ni muri legend muri film. Nkaba n'umuntu simple man. Umuntu usanzwe ubwirwa kumva, kandi agashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yego.
so ndumva ibyo ngibyo birahagije ahari. Nyagahene Umukinnyi w'amafilme avuka mu bana bangahe? Abana 12 kwa 12. Primaire wayigiye? Primaire nayigiye muri Congo. Muri Congo icyo gihe yitwaga Zaire. Ubwo ni ugenekereje ni muri Goma. Ni muri mwaka? Primaire nayize ntangiye muri 87 ko natangiye kare mfite imyaka mike. Secondaire wayikomereje? Nakomereje hano mu Rwanda. Yego. Hari iyindi mpamyabumenyi yindi ufite? Okay. Usibye ama formation ngenda ngira hirya no hino. Urumva ko mu mwaka wa 2002 dutangira gukina hano, nkigaga mu wa 5 secondaire. Ariko nyuma yo nagiye ngira ama formation cyangwa se ibyo umuntu yakwita amahugurwa atandukanye muri domaine zitandukanye, nabwo nk'eshatu enye gutyo. Ese muraza kwihangana nkoresheje izina Nyagahene kuko ni ry'abantu, iyo mvuze Nyagahene abantu bahita babyibuka. Ubundi Nyagahene kubera iki ryaje? Hari umuntu wabihimbye, yandika amazina ba Nyagahene, ba Nzovu, ba Mukarujanga, ba Nyirankende, ba Nyirakanyana n'abandi. Nabyakiriye gute? Kubera ko icyo gihe kuko urumva yarafashe amazina y'inyamaswa. Ubundi twebwe nkanjye n'urugero, yego, ye nize indimi n'ubuvanganzo muri secondaire. Bivuze ngo iyo ushatse kuzimiza ntabwo uvuga ngo iyi ni mikro, ushobora kuyita ikindi kintu ariko akaba ari mikro nyine, bigaragara ko ari mikro. Yego. Nk'ubu umuntu ashaka kumbona hano kuri kamera z'amashusho TV, ntabwo ndi ihene. Yego. Ariko izina Nyagahene ni izina nyarwanda. Yego. Ba Nzovu barahari, ba Mukarujanga we sinzi niba ari nari numva yitwa ko. Biragoye. So kuvuga ngo ayo mazina kuba yaraje muri ubwo buryo ni inspiration y'umuhanzi cyangwa se y'umwanditsi. Aba kuri ibitekerezo ni muri we, akabyandika muri ubwo buryo, akayaduha gutyo. Kubera ko byari n'ubwa mbere ngira ngo sinema itangira gukinwa hano muri iki gihugu cyacu. Urumva nyine twumvaga ari ibintu bidutunguye, ariko turavuga tutireka tubikore turebe ukuntu bimeze. Ubwo rero muragerageza. Yego, byatangiye ari ukugerageza. Uri kubona kuri ubu rero sasa ubu turi muri 2024, hari ikintu uri kubona cy'impinduka nk'umuntu umaze imyaka yose? Icyo gihe cyacu byari bigoye. Gute rero? Byari bigoye kubera ko urabona uko iterambere rigenda riza, ibintu bigenda bihinduka. Nk'ubu nta muntu w'icyo gihe wari uzi ko ibi bizabaho. Ku buryo umuntu yakora filime akayikora mu buryo bugoye mu mafaranga cyangwa se imyumvire y'abo bakorana, nta kitagorana burya. Yego. Ariko icyo gihe bwo ikintu cyitwa tekinoloji yari itarabaho, kuko twabanje bakoresha VHS. Icyo gihe televiziyo Rwanda ikitwa televiziyo Rwanda, ariko uyu munsi ni RBA. Yego. Yaba radio cyangwa televiziyo byose biri hamwe. Yego. So icyo gihe byaragoranaga kubera ko wasangaga iriya VHS ubwayo, yego, kugira ngo uyishutingeho hanyuma ujye gukora editing, ibyo twari tukiri muri analog. Yego. Ariko uyu munsi ni digital. Digital na analog rero urumva biratandukanye cyane. So icyo gihe byaragoranaga rero, ugasanga kugira ngo abantu banamenye kuyadapta neza muri filme, urasubiramo inshuro 2, inshuro 3, inshuro nye, bimwe bigapfa ibindi bikaba bizima gutyo. Yego. Ngiye kukubaza ikibazo kimwe, wihangane.
hari ikosa waba warigeze gukora muri primaire ukavuga ati nanjye iri ni ikosa nkoze bampaniye? muri primaire Yego. nigeze kuyoba. Nari mvuye ku ishuri ntashye mu rugo, kandi ubwo grand frère yaranzanye angeza ku ishuri, arambwira ati wowe untegereze hano ndaza kugutora cyure. Yego. Ato ndiyongoza ndavuga ni reka ntahe. Umva naragiyeho kugira ngo njye iburasirazuba nkajya iburengero bwaryo, baranshaka barambura, ndayoba burundu. Ariko bitewe n'urugendo umuntu yashoboraga kuva gukora nk'ikilometero kimwe yajya kwiga, noneho biba ngombwa ko ngewe niyumvisha ko nkurikira abandi bana nzi ngo ndagererayo igihe mu rugo ndeba inzira, ngeze hagati inzira ijya mu rugo ndayibura, abandi bakagenda bagera iwabo, ariko nkavuga ni iwacu ntabwo ari hano. No ugasanga karitse n'ubwa mbere. Noneho biba ngombwa ko umuntu antoragura, afata akaboko, arambwa akana kambaye uniform karajyayo kakaravayo kakajyayo. Yego. Nananiwe cyane, aranjyana arabaririza, mubwira amazina ya mama, arashakisha ati aha ni hano, nahise mpabona. Narageze cyakora mbo bitewe n'ukuntu nari naniwe ntabwo bankubise inkoni icyo gihe, ntabwo ababyeyi bacu ntabwo badukubitaga cyane tukiri batoya pana. Muri segonderi hari ikintu waba warakoze ukavuga ati iki kintu nanjye nkoze nacyo gishobora kuzankoraho? Ni byinshi ariko kimwe ndacyibuka. Ninjye wari ibindi ni iki? Ninjye wari responsable wabajya muri centre culturelle hariya mu mujyi niba uhazi, bajya gusoma ibitabo. Noneho kugira ngo ujye kuri liste agomba kunyuraho, nkandika nkakora liste ko umwarimu niwe wabimpaye. Yego. Arambwira ati wowe uzi Gifaransa, uzi gukina makinamico, icyo gihe twaranakinaga amakinamico hariya. None ugasanga njye icyo gihe nari mu wa 4, ugasanga ndactinga kurusha abari mu wa 6. Yego. Aravuga ati rero wowe ugiye kuzajya uyobora abandi ku wa 3 mukajya gusoma ibitabo muri centre culturelle. Kare nziyongoze njye mbwira n'abatari muri bloc ko icyo gihe twigaga indimi n'ubuvanganzo, abatari muri bloc littéraire nkabaka amafaranga. Babwira urashaka gusohoka, ubundi ku wa 3 bagumaga mu kigo bagataha nimugoroba. Twavagamo tuvuye muri refe nkasanga ahubwo saa 7 saa 8 tugasohoka tukigendera tukajya muri centre, abashaka bagakwepa bakajya iwabo. Ubwo tukiraho ni nkangahe baguhaga? Bamaga inoti 100. Icyo gihe habagaho inote? Habagaho inoti 100. Nyiramwiza ahetse rubaduka. Nyiraneza ahetse rubaduka. Ahetse rubaduka. Tumva ariyo. Cyangwa indi yaje kuyisimbura, yajemo akarangi gakeya yenda gusa n'aha ngaha. Bon. Reka rero umwana imatera azankurikire. Simaze kwandika. Yego. Maze gukora liste y'abana 90. Buri wese aguye iyo note. Inote 100. Saa 4 kuko nayikoraga mbere ya saa 4. Mbere ya recreation. Ariko noneho tugiye muri recreation, abana barankurikira. Abo twiganye barabizi, abo twiganye muri Saint André barabizi ko njye wari ushinzwe gukora iyo liste. Barankurikira, abo muri bloc ya scientifique baraza, abo muri za sciences humaines baraza, bose ndabandika bariza amamayiza ijana. Ngomba ndagiye tugeze kuri kantine, tutaragera kuri kantine ko nafataga clo y'abantu wenda nka 10 nkajya kubagurira muri ya mafaranga. Tugera kuri mbere ya kugera tugere kuri kantine, abana bari bandandi inyuma barimo kunyirukankaho ngo nabo mbandike n'inoti bazifite mu ntoki. Yego. Kumbe animateur yatubonye
aramucunga aza yirukanka nawe. Njye ntabwo narebaga inyuma, njye nagendaga straight mvuga ni apo ayanjye ko nayabonye akanigire mu byanjye. Araza ancapura rwa rupapuro, ahita agenda ajya kwa prefet de discipline. Nawe urumva ibyakurikiye. Nakoropye bloke zose ukwezi kandi nari externe, njye ntabwo nabaga mu kigo. Bamijyano cyo kumara bamaye ibyumweru 2. Mvuyeyo mama twarajyanye asaba imbabazi, prefera amubwira ati uretse nkwereke turamuha ikindi gihano kugira ngo atazongera. Yego. Raklete ziri hariya, indobo zirahari, uzajya uzukorope hasi no hejuru twiga mu etage. Uzajya uyaranja uzindukuze ukorope. Yego. Ariko ntago nabyemeye ngewe. Eko ye. Hari ukuntu nashakishaga uburyo ki kuko yazanshinga ntago bazinkwiyeho. Yego. Nashaka uburyo ki mbona udufaranga dukeya nkajya mpaba abana bo muri interna bakazinduka bankoropera, njye nkaza nsanga byarangiye. Yego. Kuva na kera wari ufite amafaranga. Okay, amafaranga njye natangiye kuyabona. Kuko ijana ry'icyo gihe ugafata n'abana 90 yari menshi cyane. So rero Nyagahene wenda turacyari muri izo situation zagiye ziba. Ni cyo kintu waba warakoze none ikigo kikavuga ati uyu muntu tugomba kumuzamura tukamushyira ku rwo rwego ku ishuri? Habaga ari ubwenge bwinshi cyangwa ntago ari kuvuga ngo nanjye mfite ubwenge kurusha abandi. Gusa hari igihe umuntu agira akantu k'umwihariko. Ndibuka ko dutangira nge tugitangira mu wa 5 nibwo twahuye n'umwanditsi Habyarimana Charles, araturekrita tutangira gukina. Tugitangira gukina nibwo ikigo cyose kuko ubusanzwe we yaje gufata mu kigo cya Saint André, afata sale kwa kundi bafata sale bakakodesha. Atumira abayobozi, atumira abantu benshi. Noneho ikibazo cyabaye imvura iragwa, abantu barabura. Abantu babuze rero we nk'umunyabwenge yahise afata abana bo muri interna, aravuga ati kugira ngo sale itagira echo, amajwi ataza gutuma yumvikana nabi, azana abanyeshuri binjirira ubuntu ko kwinjira byari 5 ngira ngo icyo gihe. Sorry, nta kibazo. Abanyeshuri baraza ikigo cyose, kandi nanjye nari ndi mu bakinnyi. Ugomba guperforminga imbere y'abanyeshuri cyane, ikigo cyose cyicaye hariya. Noneho ubwo turakina, dushoje gukina turataha. Ntibisanzwe ko nyari umu external, ntago nabaga mu kigo. Mu gitondo njye naje ku ishuri bisanzwe. Ariko umunyeshuri wese wambonaga yavuzaga induru. So uko gahunda izina ritangira gutyo, izina ryatangiriye aho gutyo mu kigo. Noneho tuza gukora filime ya mbere yitwaga ntawe umenya aho bwirageze. Twinjira muri filime. Mu kigo hari ukuntu umuntu agira dega akakundana n'umwana w'umukobwa. Hari umwana w'umukobwa mwigeze wowe umuntu avuga ati aho amubonye agahita akeka ko ari huri? Arahari. Yitwaga nde? Ntago nakubwira izina rye kuko nta nubwo ari hano mu Rwanda. Yagiriwe ubuntu. Okay, nakubwira igihugu arimo ariko ntabwo navuga amazina ye. Iyo umwibutse ubu ngubu kano kanya, ni iki kintu hitubona cyane? Mbona imibanire yacu twari dufitanye hariya. Kuko no mu rugo yajyagazayo tukaganira tugasabana, tukira abanyeshuri abana bato erega. Hari ukuntu kera ababyeyi twebwe ngo twavutse muri generation mbi, niko nabyitaho gato ya sorry. Twebwe ngo uzana umukobwa ababyeyi bagahita bicara aho ngaho, ariko mu gihe cyanyu ngo wazanaga umukobwa ngo ababyeyi bakisohokera. Twebwe usanzwe urabona izi computer nka ziri hariya. Icyo gihe ntabwo arizo zari zihari, ariko byose bikora kimwe.
igihe yari za zindi zifite akabongosho kameze nka televiziyo ngo bayita ngo iromba bari iromba se niyo kano k'inyuma ni akaromba ubwo ni ukuvuga ngo uwo mukobwa wanjye yarazaga papa akaza akamugurira fanta akigendera ba grand frère bakagenda papa tuvugana iki oya ngo mwana w'umukobwa we yazaga aje kwiga computer muri bibiri yari hari mu rugo mu bihumbi bibiri yari computer twari tuyifite akaza kuko nari maze kumenya nkagenda ntumwigisha yego ubwo kandi yazaga muri vacances urumva bagafite umwanya uhagije so nkaza nkayicana batunyuraho bagenda muri salon abahehe ntihagire umuntu twegera akaturekera umwanya tukikorera ibyacu twasoza amuherekeza agataha. Hari ikintu gitangaje by'imwibukiraho? Gitangaje cya mbere nuko yankundaga cyane. Hari ikintu yaba yaragwaye cy'impano na n'ubu ngubu ushobora kurinda usaza ukibuka? Hano icyo gihe si impano yari kwikura hehe? Sikirajya nta mpano zabagaho wahaga nk'umuntu ukavuga ati ubitsemo nk'akantu. Hari utuntu tw'udukarte postale handikagaho I love you tugane akaza kakaguha nawe ukumva ugiye hayi ukumva mbega akurije indi neza. Yaguha agakarte postale nko kuri Noheli cyangwa ku Bunani cyangwa kuri Saint Valentin. Abantu kavuga ati umuntu rwose arwanye. Ariko twe ntabwo twakubaganaga. Ubwo nibyo nashaka ko twitsa. Okay. Nta byo gukubagana byabaga. Uvuga ngo nk'abanyeshuri bari muri cycle supérieur twe twumvaga ko icy'ingenzi ari ukubanza gusoza amashuri yisumbuye ibindi bikazazanya ko mwari intwari. Okay, so ubundi butwari kuko urabona watinyaga n'ababyeyi kavuga uti se yagenda bite ndamutse nkocoye umwana w'abandi papa yampitana cyangwa famille nkayisebya ibintu nk'ibyo nanjye ubwanjye sini nkivanyemo. Rero reka dite tunihuta wenda dusa nkaho turi no kugenda tunagana ku musozo. Noneho sasa waje kwinjira gute muri sinema? Nihe filime wakinnye bwa mbere nyirizina ukavuga ati iyi filime nanjye ubwanjye hari urwego nkuyeho hari n'ahantu ngiye mbega impinduriye ubuzima ni iyihe? Okay, urabona isi ni urugendo. Yego. N'ubuzima ni urugendo kwa. Yego. Ntabwo nakubwira ngo ni filime cyangwa ni iriya cyangwa ni iriya cyangwa ni iriya ko twakoze nyinshi. Kandi kuva icyo gihe kugeza wenda magingo ya ejo bundi nkora ikiganiro hariya twagiye dura n'ibintu byinshi bitandukanye. Sinakubwira ngo nubatse etage, sinakubwira ngo nagiye aha n'aha. Ko hari ikintu uri kuduhisha. Impamvu mubaje gutyo izina Nyagahene kugira ngo abanyarwanda turimenye n'abari hanze y'u Rwanda barimenye. Ni yihe filime yatumye tumenya ahubwo rero haranira kubaho. Yego kuko twakoze ntamenya wabwira ageze igira aho ngaho kontra yarangira haza indi kontra nanone indi sponsor kwa turakomeza ko ntabwo twanahagaze umwanya munini ariko haranira kubaho niyo yamenyekanishije isi nanjye njyenyine Kanyombya Mukarujanga bazamo Basamusure Nyirakimonyo n'abandi. Yego. Na n'uyu munsi urebye abantu niyo bambonye mu muhanda nta rindi zina bazi ni Nyagahene. Yego. Ese Nyagahene iyo bari kwise nta kibazo ugira? Nta kibazo nagira ikibazo se. Ihenera naryo ngaho re. Mu mizi yayo. Ari n'abo twajyaga duhura bakambwira kuti Noheli igiye kugera tuzakubaga. Iyo bakwibutsa ba joking ntabwo ni muzambaga nanjye nzabakwepa. Kubera ko ihene buriya ngo ni ikintu kiryoha byatari ugiye iryaho. Okay, kuyirya ndayirya ariko ntabwo mbyitaho none si nkayo si inyama.
noneho Nyagaye ni kontra wagize muri sinema ikakuryohera ikagira ikintu mbega ukavuga ati nanjye wenda ndiye amafaranga ya filime yari iteye ite cyangwa se winjije iki? Ni ari kontra imwe nakoze ya mafilme abazungu bazawukinisha hano ya jenoside. Hari filime ya jenoside gukinamo hafi ya zose. Ariko hari imwe yanyoheye cyane twakoreye Cyangugu na Miss Chanel. Yangiye yarandyoheye kabisa. Yagoye angahe? Kwazi umuntu icyo gihe nari mfite imyaka ingahera 20 hafi na 23 gutyo. Bakagukubita ngahe kuri sene? Ku munsi bampaga amadolari 200. 200? Kandi icyo gihe dolari rimwe ryavunjaga 400 ngira ngo. Kubyo rero urumva ni ibihumbi 100. Kandi ngo nk'amfite no muri iyo myaka nk'amfite gukina iminsi nk'itanu cyangwa 7 mu cyumweru. Contract yose. Ayo mafaranga ukayabona ufite niyo myaka? Nayabonye pe. Noneho kubera ubwana buri wese abaga afite hotel ari bugiyemo, ufite delegation zigukurikirana, ufite abazungu bari aho ngaho ubona ari ibifaransa gusa. Ikinyarwanda hari igihe twavugayo twarakibagiwe. Ikinyarwanda icyumweru kimwe ukavayo ikinyarwanda uvuga gikeye. Wari uri kuri mwe n'iyihe timu rero hano mu Rwanda icyo gihe se? Ni timu y'aba European yazaga bagakora casting bagahitamo abakinnyi. Kwanza niyo filime haranira kubaho yaramfashije kugira ngo mbashe kubona umwanya mo hariya, kuko bashakaga umuntu ufite umwihariko kuri role runaka. Yego. Niba uri munini turashaka uyu, niba uri muremure turafata uyu, niba uri mugufi turashaka uriya. So icyo gihe rero wabonaga amafaranga najyaga muri hoteli nkayafata, batwishyuraga nyuma y'iminsi 3 kandi utemerewe kuva Cyangugu ngo ituze Kigali. Ubwo baducyuriraga icyarimwe. Ngiye bamara kuyama nkagenda nkayamena ku buriri nkayaryama hejuru. Nyega amafaranga ntago yigeze atuma ujya mu ngeso mbi bitewe n'imyaka n'amafaranga ari kuza ari menshi mu buryo ubusanzwe. Yewe sinzi niba ntabambeshya abakurikiye amashusho TV. Yego. Abantu n'abanzi bazi ko ingeso mbi ntajya nzijya. Nta kiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, nta bagore, nta bakobwa, nta kibyo, ntago nigeze mbijyamo. Nanjye nakubera umwami. Ahubwo turimo turagenda noneho tugana ku musozo. Tugiye ku gika kimwe ariko n'ibika bibiri ndi bukubazeho duhita tunasoza. Igika cya mbere reka twinjire noneho Nyagahe. Ubu ngubu urateganya iki imbere yawe? Ku cyerekeye wenda n'umuryango. Umuryango muri rusange cyangwa umuryango wanjye bwite? Okay. Ndiho ndategura. Yego. Kandi igihe umuntu ategura ntabwo aba azi igihe bizakundira. Anyagaye hari igihe nawe twihishamo. Njyewe ndi muto ndabyibuka nari muto. Hari ikiganiro bagukoresheje nabwo uvuga gutyo. Tubwiza ukuri. Bwiza ukuri Abanyarwanda n'inshuti abari mu Rwanda abari hanze. Ukuri ndi kukubwira ugufate gutyo ko ari uko. Yewe ndiho ndategura inzira ni nkaho ari intangiriro yabyo urebye. Ndiho ndatekereza neza mfata umwanzuro nyawo. Abakobwa bo barahari ni benshi. Reka nkubwiza ukuri mu bantu bazi kukopiya ibintu uwa mbere ndagushimira. Kopiya gute? Ko ikiganiro wakoze nkiri mutoya nkacyumva ni nacyo umwongensura. Bwiza Abanyarwanda ukuri ari abantu bagukunda bafite amashaka kumva. Rero nkubwiza ukuri munyamakuru. Yego. Tubwiza nkubone nambaye costume gutya tunakugaragire wa ukeke ko ejo nzahita njya mu bukwe gukora ubukwe nako tunakugaragire wa ngende ndakubwira nti ntangiye gutegura
ubu ngubu nabitekerezagaho icyo gihe nari mfite ibitekerezo byabyo ariko nkavuga ntago motive. nicyo kintu kiri kubura rero kugira ngo urongore. Okay, nta kintu kiri kubura kuko mfite icyizere kandi kitaraza amasinde kitandariza amasinde ngiwe. Yego. Ku buryo mu gihe gitoya nta n'umwaka urimo. Bwira abanyarwanda kandi hari abakobwa bafite amafaranga bashaka kuvuga ati twebwe abo bakobwa bafite amafaranga yenda umuseribateri icyo ngicyo ntabwo ari ibanga kandi sinjye umuseribateri wa mbere ubahoyeho kuri iyi si hari benshi kuko muri benshi ibyo mumaze kujya muri uyu mujyo njye nkibaza se kubera iki abo basitari mutarimo murarongora kubera ko ubushobozi murabufite. Ubwo rero ugiye kudushira muri rusange kuko n'abavuga ati se papa Sava nawe afite ubushobozi bariya nawe afite arongoye nta bushobozi yabura. Ibyo bintu abantu izo saka zihora buri wese agira plan ziwe. We yawe ni iyi ayikubwiye nakubwiye ko ego uyu ni umushinga utoroshye. Uwo mushinga urimo kumbaza ntabwo wapfa kuhuduka gutya ngo abakobwa barahari reka mfata uyu muteri ndamite mujyana uraba umujyana hehe. papa Sava tubivuga he iki ni ibye ni gahunda ze. Sinjya nkunda kuvuga ku muntu. Nitubona hari ikintu nubona mugenzi wawe agiye kugwa mu cyobo uzamureka. Okay, duhuye tukaganira afite impamvu ze kimwe nuko nanjye mfite izanjye kimwe nuko nawe ufite izawe. So buri wese aba afite ibyo atekereza nuko abipanga. Yego. Ugashobora kuvuga avuga ati reka nshake byibura 500,000 nzafata umugore tujye mu kwezi kwa buki Las Vegas n'urugero. Yego. Rero nge ntago nabyivangamo ngo mubaze ngo cyangwa mutote ngo kutarongora cyangwa kudashaka cyangwa kudakora iki. Ubushake bw'umuntu ni gahunda z'umuntu ntabwo. Reka tuvuge ko wenda bo hari ibintu byinshi bashaka wenda tutamenya mungane kubera ko yuganire n'umuntu nibwo umenya n'ikintu kimurimo. Ubundi wo mukobwa ushaka wumva yabateye ate? Ko yabateye kose hojyase wamwemera ko yabateye yaba igikara yaba inzobe yaba imibiri yombi afite amafaranga yaba mugufi yaba muremure afite amafaranga nawe byaba byiza kurushaho. Yego niko bimeze diaspora nta kibazo. ntibari kudukurikira ahubwo Imana ibaha umugisha nibabona ko bakeneye gushakana bene wabo bazaza. Abasore barahari n'abakobwa barahari ahubwo simvuze abasore gusa. Reka twebwe tugire kuri kote y'abagore. Abagore rero abakobwa muri diaspora ndabasuhuje yaboneka rwose uyu ni umuvandimwe wacu pe. Ugiye kumbera umuranga ariko ugira iyerekwa azatwandikire muri komenti mu by'ukuri rwose ahita yaragira urukundo. Ndabeshye? Nabyo ntabwo beshye rwose kuko ntarugize ntabwo nabikuba ndi hano. Ikindi kintu rero sasa tugiye kunasorezaho tutarasoza nuhe mukinnyi muri filime bitewe n'imyaka umaze muri iyi sinema muri iki kibuga nuhe mukinnyi mwakinanye role ukavuga ati nanjye kabisa hari ukuntu umuntu akora akavente nka Ronaldinho hari icenga yigeze gucenga nka abadefanseri 4 arabazimiza bashyira hasi arabarambika arangije agiye hirya aserebuye yikoma ku gatuza. Nawe nuhe mukinnyi mu by'ukuri hano mu Rwanda mwakinanye cyase mushobora no gukinana ukavuga ati nanjye aha hantu kabisa? Kwanza ni unarebye nta n'igihe kinini tumaze dukorana. Yego. Ejo bundi yaranshimishije cyane. Kagira inkuru rero uwitwa Mitsutsu muramuzi? Mitsutsu Mitsutsu yaranshimishije ku buryo na n'ubu ndacyabitekerezaho nkaraseka njyewe ubwanjye. Uryamye? Ndyamye cyangwa nicaye aha ngaha ndabyibuka nkumva ndasetse. Ni umuntu ushobora guhindura karagiteri ye isanzwe uko akinnye akaba atari kuba umubona. Yego.
okay ni benshi ariko uriya niwe twakoranye Ugahita uvuga. ejo ngira ngo ejo bundi ejo nejo numva ndanyuzwe ndishimye pe wumva nta kibazo Mitsutsu ni cyo kintu wamubwira cyimva mutima yawe ndamwubaha cyane ndanamwifuriza gutera imbere cyane kurushaho ya ako tugasorejaho none rero sasa reka mvugira ijambo banyarwanda dukurikiye muri hirya no hino kuri isi ya Nyagasani Nyagahe ni mpamvu twamutumiye nk'umutumirwa twatangiye tubivuga ariko mushobora kuba mwayibagiye bitewe n'ikiganiro tumaze akanya dukora Nyagahene muri kubona aha atandukanye nk'uko asanzwe ameze Nyagahe noneho sasa tubwire ninde muri kumwe ubu ngubu nyuma y'ikiganiro kimaze iminsi kiri gucaho gitrendinga uvuga ati ipantaro nsigaranye n'iyi ngiyi icitseho wambaye ibirenge wambaye umupira umwe wambaye isengeri imwe ninde muri kumwe ubu ngubu ku buryo utangira kwambara gutya ibintu bihenze gutya nindi nigeze kusa n'ubikomozaho kare ariko tuvuga ko tubigarukaho yego ubu ngubu Imana imuhe umugisha cyane Killaman ubu Killaman niwe manager wanjye ukundeba gutya ni nkuko wabona umuntu agiye kugwa mu rwobo ukamuzamura ukamuvanamo yego niwe big up Imana ikomeze imwongerera imigisha kandi imuhe imbaraga zo kugira ngo akomeze kuduteza imbere kuko sinanye njyenyine hari n'abandi benshi agenda agirira neza Killaman rero akigufata mu by'ukuri natwe nk'abanyarwanda cyangwa se nk'ijisho ry'itangazamakuru tuba twageze no kuri tele tukareba mu by'ukuri hari ikintu cyahindutse Nyagahe ubu ngubu sasa noneho tugiye kukubona mu ihe shusho mugiye kumbona mu shusho nshyashya izina rya Nyagahene ubwaryo rirahinduka yego ishusho ya Nyagahene nayo ihinduke yego ubuzima nabwo buhinduke yego yaba n'imyambaro ihinduke n'imitekerereze ihinduke yego n'imikorere nayo ihinduke yego urumva ni ibintu byinshi cyane ukigera muri iriya timu ni ikihe kintu kindi ni ikihe kindi kintu wungutse kuko ni timu wari umaze kugeramo imaze igihe yego ni gito bitewe n'imyaka mumaze muri kino gikorwa ariko noneho ubu ngubu wowe ukinjira muri timu yabo ya Killaman Empire ni ikihe kintu wabonye cy'umwihariko bafite barusha abandi iriya timu ni timu ifite organisation yego baruvuze ko icyo wiremyemo cyangwa se icyakugiyemo ni ikihe ni icyizere kwanza mbere na mbere yego kuko abantu nahasanze ntabwo bose navuga amazina yabo basoroba ba Mitsutsu ba Regisi umuyobozi akaba Killaman n'abatekinisien bose usanga bakorera hamwe nka team ikomeye songeye byampaye icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi tuzakomeza kandi tukagera kuri byinshi byiza ariko nanone tunabwira abantu ko bagomba kuba serious cyane cyane ngewe nihereho kubera ko nta kuntu umuntu yakwambika gutya ngo ejo umutenguhe niwe niwe manager wanjye niwe ubu ngubu niwe kandi nigeze kuvuga ko akimara kubona ko ibintu bitameze neza yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kumbona ahubwo nanibagiwe gushimira Emi nawe urebye ni nkaho ari we Emi nyawe niwe batumye kugira ngo abashe kubona ariko ubwo urumva nyir'ubwite niwe wagize ubushake bwo kugira ngo ashake njyewe nshakwe bambone kandi mugereho yego nawe hari aho byaturutse none hari aho byaturutse ibyo nakoze njyewe nkuziho ibintu byinshi bitandukanye
nkuziho gukina neza, ubipinga azabivuge muri komenti. Ari nayo mpamvu winjiye muri iriya timu, buriya nuko hari icyo ushoboye. Ariko ngewe nk'umuntu ukuze, nkuziho ikintu cyo gukina neza, kwakitinga neza, nkakumenyaho ikindi kintu cyo kwandika script neza, nkakumenyaho n'ikindi kintu cya gatatu cy'umwihariko cyo kudirectinga. Muri iriya timu uri kubona ari cyo kintu noneho wowe ugomba kubafasha. Timu Nkuko Killaman Empire ntabwo ubundi nasanze ibyo hafi ya byose babifite, byose barabifite. Yego. Haba ibijyanye na script birahari, haba ibijyanye na directing birahari, haba ibijyanye na byose urebye birahari. Usibye wenda ko ngewe umusanzu wanjye cyangwa se inshingano ngewe zanjye zindeba no kwakitinga. Ngomba kwakitinga kugira ngo wenda za mpano zabaye nk'izisinzira zongere zibyuke. Fatanye nabo dukore kandi dukore ibyiza bishimisha abakunzi biwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hari ikintu nawe wumva ushobora kuzakora nyuma y'ibi ngibi? Hari impano ushobora nawe wumva ushobora kuzatekereza ukavuga ati ndamutse bigenze uku ku mufuka nanjye nazamura iyi Imana? Kubera Imana kuko hari byinshi mfitemo icyizere, hari byinshi biri mu bishobora kuzaza, hanyuma ngomba kugiramo uruhare kugira ngo biboneke cyangwa se bibe. Hari byinshi bihari numva nzavana kwa Killaman, nanjye nkaba nagira abandi nzamura kuko aho naba mvuye ntabwo nahibagirwa. Yego. Noneho rero sasa turasoje, ariko tutarasoje hari nyaboneka nubwo yenda umuntu afatira n'undi cyangwa se hari ukuntu umuntu nyine ibintu biba byanze, ako gakontara ngo kameze gute? Wena ko nawe nanjye navuze ko ibigaragara imyaka urumva watangiye 2 muri 2 none tugeze nyaboneka mu mwaka w'2004 uko biri kose wari wicaye usibye wenda ko kudohokaho gatoya nabwo kontara nyaboneka imeze te ngo tuzayifumbe. Okay. Uziko burya amasezerano hagati y'umukozi n'umukoresha ni ibanga ry'akazi. Icyo gihe ngiye kubikubwira nabamenye amabanga y'akazi, byo ni ibyanjye n'umukoresha wanjye na manager wanjye. Ko hari igihe ushobora no kubitubwira kwanza nanabonereho umwanya wo kubwira abadukurikiye cyangwa se abakurikiye amashusho TV, umuntu wese uzakenera Nyagahene, yaba ari ukuganira nawe, yaba ari ukumukinisha, yaba ari gukora iki, agomba kubanza kunyura kuri manager Killaman Empire. Kubera ko ngewe ubu ngubu niho merereye, nawe bya kontra byo iryo ni ibanga ryanjye na manager. None se byibuze ashobora kujya munsi ya 80? Ibyo nakubwiye ko ari ibanga. Ako senda ntabwo ushobora yajya hejuru, yajya munsi, yajya hagati, yajya n'urugero wenda ni kuva wenda ku note y'ijana kugeza ku 200. Ibyo na n'ubu nongere mbisubiremo, ahubwo soza kino kiganiro iryo ni ibanga ry'akazi nta bindi. Ngaye nguko rero nkuko mwabyumvaga mubona n'umutumirwa murakoze cyane. Nanjye ni Prosper Munyaneza nk'ibisanzwe hani ku Mashusho TV, mfite amatsiko cyane yo kubona binteye. Ni n'ubwa mbere mbonye Nyagahene wambaye neza cyane, ikintu kitigeze kiba kuva natangira kukubona. Reka manze nkubwire ati bye wambaye neza cyane. Murakoze cyane. Ese nagira ngo nkubwire muri iyi myaka yose kugira ngo bigere aho karaka video gakogwa n'umuntu utaragize byaturutse hehe? N'umuntu utarakabonye utubwire ati byaje bicya
imana tumenye ukuntu n'umuntu uri mu rwobo tumenye ati nawe imana urabona anytime. hari igihe umuntu ashobora kugira igitekerezo runaka yagikora kikamubera cyiza Yes. cyangwa kikamubera kibi. Yes. ubwo rero icyo gitekerezo njye narakigize yewe ubwanjye nta wundi muntu nabeshyera. Yes. shaka umunyamakuru ndamubwira nireka mbishira ahagaragara nawe muvuge nta kibazo. babandi abantu bakoze kuko kugira umunyamakuru nago hosting uwo ngo twakoranye se. Yes. nzamuvumba ntago muvuze. Komeza tubwire process kugira ngo bigire kuri achievement. Okay, no kuvuga ngo Kiramani akimara kubibona. Yes. byamukoze ku mutima nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu nanjye nkuko nabikubwiye. yahise anshakisha hasi hejuru abariza nta n'itumanaho nari mfite. arahamagara ndabingeraho ndavuga nti okay ngende nitabe uriya mugabo kuko ni amahirwe kugira ngo ugenda n'ibirenge. oya ntabwo nagiye n'ibirenge. akavido twabonye wari wambaye ibirenge nyakubahwa none wambaye costume. none se ukeka ko umuntu yantumyeho yaje imbokoboko. ni Emi. nawe ntabwo yaje imbokoboko. ntabwo yaje imbokoboko ubwo yaraje agira uko abigenza Emi nyawe agira uko abigenza noneho tubona kujya kureba boss. noneho tubwire wakinaga muri nabyita niba ari muri old school none ugeze muri new school duhe difference hagati y'izi sinema zombi. nigeze kubivugaho kare kandi urabisangamo hariya. Yes. mbere byari bigoye cyane. Yes. kandi urabona ko bari kubyiruka ubu ngubu bafite ikintu bita technology. Yes. iriya technology rero yoroshya ibintu kandi bikihuta kurusha uko byari bimeze mbere. so uze kureba muri ntuzura bisangamo muri video ziri aho ngaho. Yes. uvuga ngo si ngombwa no kubisubiramo. navugaga ku mikinire ku myactingire mindset script bimeze bite cyangwa ubwo umuntu agira access no kujya imbere ya kamera rero no kugira ngo ubibone muri iriya mbere reka duhere ku cyo cyane. mbere kugira ngo umuntu abashe kugera imbere ya kamera ntabwo byari byoroshye. usangaga umuntu bamugezaga imbere ya kamera agatitira akagira ubwoba kandi ibyo ibintu yarepese akabyibagira. ariko uyu munsi abana barakerebutse bari sharp. wowe uramusobanurira gusa ukamubwira uti biragenda gutya na gutya na gutya umukino abawuzi agahita yakitinga. ikindi kandi bamaze kugenda bareba mbere se ninde wari ufite televiziyo bazifite hano si bakeya. n'ubu nabo basigaye bafite aya ma flat screen bajya kuri user YouTube bakareba itandukaniro riri hagati y'aha na hariya. bakasa n'abigana kandi burya umuhanga ntuzi kwigana. hari nk'ibintu mwagiye mucreatinga mu mitima y'abantu kera nk'iriya filime wavuze niba ari twe twayitaga Kanyombya. haranira kubaho ngo haranira kubaho wayivuze twayitaga Kanyombya. ese yakeretinze ikintu mu mitima no mu mitwe y'abanyarwanda kitazigera kibagirana. ese muri ubu ngubu gucreatinga ikintu nka kiriya nabyo birashoboka cyane. birashoboka cyane kubera ko biterwa n'uburyo ki ukina. Yes. nanone bigaterwa n'umuyobozi ukuyobora. nk'ubu nk'urugero nka Kiramani afite ukuntu asobanurira umukinnyi. Yes. uko ari bwitware. uko ari bwiposition imbere ya kamera. kubera ko ubundi yitwa daddy. urumva rero papa wawe yakwigisha ikintu yakubwira ubyumva cyane kurusha uko undi muntu yava muri televiziyo runaka aza kukubwira. n'igihe bigutera ubwoba. ariko niba umuntu uko mugenda mubana uko mugenda mumarana igihe mwisanzuraho akugira inama cyakubwiye uhita ucyumva hakiri kare. ni uzariwe n'abakoca b'umupira. hari umukoca ushobora kuza abakinnyi bakamwanga. manager w'ikipe akamwirukana
perezida w'ikipe akamwirukana birumvikana ariko mu gihe aje bakamwishimira bamarana igihe kinini so none uvuga ngo iyo nk'umuyobozi runaka wa filime iyo abakinnyi biyumvamo umuyobozi ko biri kose ibyo babwiye barabyumva kandi bakabikora neza so gucreatinga akantu kajya ku bwonko bw'abantu ntabwo ari ibintu bigoye cyane keretse nyine umuntu utabyitayeho cyangwa se ushaka kubikora uko yishakiye ako niba uri umukinnyi umuyobozi akakubwira turakora gutya na gutya na gutya ukabikora neza byanze bikunze mu bintu 10 ntabwo uboramo kamwe cyangwa tubiri abantu bakubona bakakwibukira tugana ku musozo none uratubwira abantu bagize uruhare kuri wowe muri sinema kuba uri strong na experience ugiye gukoresha kugira ngo hagire izindi mpinduka zivanze na experience ya kera uburyo noneho bakwitega iki twatangiye kera dufite abanditsi b'abahanga nubwo byabaga bigoye ariko twari dufite team nayo iri strong icyo gihe so ngendeye kuri ibyo twakoraga icyo gihe abantu benshi bagenda banibuka bamwe banaguhamagara bakakubwira ati bana icyo gihe rwose byari bimeze neza hano ubu byarazambye kuri twebwe ariko apana abandi sinjya mvuga abandi ngiye mvuga indeba ngewe so ubu ngubu rero bitewe n'ikoranabuhanga rihari n'umuvuduko abantu bashaka kugeraho ngomba byanze bikunze kugira gukoresha imbaraga zihagije kugira ngo aho narindi hisumbureho na timu turimo nayo nyifurize kuba yakomera cyane kugira ngo twibutse abantu ibyo twakoraga mbere kuko urebye nta nubwo twanahagaze neza ngo duhagarare burundu bimwe na bimwe bigenda bipfa ibindi bikazamba ariko tugiye niyo ko njya mvuga ni I'm back je suis de retour ubu ndagarutse kandi ngarukanye imbaraga ku buryo ngiye gukora ibintu kandi kuko mfite support numva ufite manager ufite management icyo gihe aragufasha yagufasha bikakumotiva yakumotiva ugakora ibintu byiza so Fande Killer Man Empire Man iguha umugisha agushimiye cyane ngayo nguko rero umutumirwa twari twahostinze bamwita Nyagahene cyangwa se aka Kayitaba Emmanuel nkuko rero muri kumubona mbere ya kamera mu by'ukuri natwe se twagenda tudashimiye mu by'ukuri Kiramani Empire turabashimiye Imana igikomeza baho umugisha mu by'ukuri ni igikorwa mu mwatekerejeho kandi cyagutse hari abantu benshi baba babyirengagije mu by'ukuri rero Kiramani Empire turabasabira umugisha kandi ikindi tubasaba nuko uyu muvandimwe nawe ni umuntu ushoboye icyo nzi cyo nuko nawe muri Kiramani Empire baguye umuryango niko nabivuga kandi umuntu ufatika unasanzwe uzi iyi sinema umazemo imyaka myinshi kuva 2002 mu by'ukuri ni umuntu ufite experience ngayo nguko rero turabashimiye nyabuneka ntugende udakoze subscribe share na like na comment ni Amashusho TV murakoze cyane ciao ciao